Kuki dukwiye gusengana nk'umuryango? Kuki nkwiye gusengana n'ababyeyi banjye tugasengera hamwe? Kuki nkwiye gusengana na bajene tubana muri ghetto? Wibazaga icyo kibazo, se ubundi byiza birimo n'ibihe? Ubundi se senze njyenyine ntabwo Imana yanyumva? Uko gusenga nibwo buzima, gusenga niyo mibereho, nta handi twakura imbaraga usibye gusenga. Hari n'igihe umuntu agenda ari wenyine, agiye nko kuryama ugasanga ntasenze kuko yagiye ari wenyine. Urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu, mwebwe dusanzwe tubana muri iri teraniro ryo kuramya no guhimbaza Imana, tukanabagezaho n'ijambo ry'Imana riri kudufasha. Ni karibu twatangira tugasenga kugira ngo umwuka wera azabane natwe muri byose. Uwiteka Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, turagushimiye ko uduhaye uyu mwanya kugira ngo Mwami tuguhimbaze, tugushime, tukuramye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero Mwami, aka kanya turakakweretse kugira ngo gahunda zose abe ari wowe uziyobora, n'aba ari twebwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu mbyatse mbyambaje, amen. Tugiye gukomeza turirimbana indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona n'ibi bizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, Umukiza ntiyari, nanjye nkwiye kurya, kandi umunsi nzaba ngeze nzamuhimbaza n'ibyishimo, nzanezezwa n'uko niwe wanguza amaraso. Haleluya. Amen. Dushima Imana cyane ko twongeye kugaruka muri ka kanya dusengana, tugasengana nk'umuryango. Imana ishimwe kongeye kuducira inzira. Ntabwo biba byoroshye, hari byinshi biba byatuma bidakunda kubera ko Satani ntabwo akunda umurimo nk'uyu nguyu, ariko Imana ishimwe ko ibiducira inzira tukongera kugaruka. Rero dusoje abantu babana natwe mu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana, tugarutse uyu munsi cyane none dusangira ijambo ry'Imana. Turirimanye indirimbo ivuga ngo Mana y'uko ukomeza kunyobora, uncishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Iyi ndirimbo irimo ibintu byinshi byiza, ariko njyewe nakuyemo ibintu bibiri by'ingenzi biri mu gitero cya kabiri nifuza gusangiza buri wese turi kumwe, turi gusangira ijambo ry'Imana, turi kumwe mu mwanya wo gusenga. Yararimbye aravuga ngo ibyiza mbona ni ibi, ahita abivuga, avuga ibintu biraba ngo kwizera Umwami Yesu
ngo no guhora ngendera mu nzira yangize gute ntunganye. Imana rero idushoboze rwose kwizera umwami Yesu Kristo. Ushobora kuba waramwakiriye ariko kumwizera bitaraza cyane, ukaba waramwizeye ariko uhora ushidikanya, waramwizera mwakira ariko uhora ushidikanya. Reka twizere umwami Yesu Kristo, duhore tugendera mu nzira dutunganye, kuko nayo ngo yemeye kuzajya ahora aturinda akaduha no kuba mu mahoro ye. Imana ishimwe. Uyu munsi Imana yashyize ku mitima yacu ijambo rifite intego ivuga ngo ibyiza byo gusengana n'umuryango wawe. Mu by'ukuri iyi gahunda tugiye kwitangira n'ubundi twari dufite intego yo gukangurira cyangwa se gushishikariza imiryango by'umwihariko ya Gikristo gusengana n'abamambure cyangwa se abagize umuryango. Wowe n'abana n'umugore cyangwa se wowe n'abana n'umugabo mugasengana, cyangwa se mwaba no muri ghetto muri abajene mukajya mufata umwanya mugasengera hamwe. Rero niyo ntego dufite. Ijambo ry'Imana dusoma ntabwo dusoma ahantu henshi nk'ibisanzwe, turasoma ni muri Matayo 18 umurongo wa 19 na 20, ariko turahera kuri 17, hanyuma tuvugeho gakeya turebere ibintu nka bitatu byiza muri byinshi byo gusengana n'umuryango, ubundi dusubike dusenge. Matayo cya 18 umurongo wa 18 aravuga ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. 19 aravuga ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. 20 aravuga ngo kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Ntabwo wenda turivugeho ibintu byinshi, turaza no kuvuga ku ijambo ni ijambo riri muri Yosuwa 24:15 ku murongo wa nyuma uhera uvuga ngo Yesu arimo abwira Abisirayeli ababwira ati muhitemo Imana muzakorera, ariko arababwira ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Rero wowe n'inzu yawe cyangwa se nanjye n'inzu yanjye dukwiye kugira umugambi wo gukorera Imana. Iri jambo dusomye rero Matayo yanditse yaravuze ngo ni Yesu wari kubivuga, aravuga ngo icyo tuzahambira mu isi kizaba gihambiriwe, icyo tuzahambura kizaba gihambuwe. Akomerezaho munsi avuga uburyo abantu babiri bari bahuza umutima. Munsi yaravuga babiri cyangwa batatu ngo bakagira icyo basaba, Imana izagikora. Ikindi ngo babiri cyangwa batatu Imana ibiri hagati muri bo iyo bari gusenga mu izina ry'Imana. Iyi niyo mpamvu nyamukuru rero ituma tuvuga ngo ni byiza ko dusengana n'imiryango yacu. Urumva niba wowe muri famiye cyangwa se umuryango wawe iyo mumaze kurya cyagiye nimugoroba buri wese ahita yimenyera ibye nyine, buri wese yasenga atasenga ntimubimenye, ibyo bitandukanye no kuba mwasengana. Ijambo ry'Imana tubwiye ko iyo babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ry'Imana, Imana iri hagati muri bo. Urumva nubwo waba uri wenyine nubwo Imana nawe ibana nawe, ariko urumva bitandukanye. N'ahangaha Yesu yabivuze akabivuga bikanandikwa yuko babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ry'Imana iri hagati muri bo. Iyo muri kumwe rero, ijambo ry'Imana rivuze ngo icyo mushobora guhambira cyahambirwa, icyo mwahambura cyahamburwa. Bivuze iki? Bivuze ko umwanzi ubarwanya ni Satani. Buriya kumwe bona mugira abantu babana nyine ntabwo bibura kuba mwagirana amakimbirane, mukagira ibyo mutumva kimwe n'ibindi. Iyo rero mufite gusengera hamwe cyagiye nimugora musoje gufata ifunguro mugiye kuryama mukavuga ati twicare hamwe musengane, mugira gusabana imbabazi, hanyuma mugafatanya guhambira imigambi y'umwanzi, mukayihambira mu izina rya Yesu, mukaba mwanahambura ibintu byanyu Satani yahambiriye. Nicyo iri jambo rishatse kuvuga yuko ibyo twahambira mu izina rya Kristo byahambirika, ibyo twahambura byahambuka. Bivuze ngo ugize kwizera ugahambura imigisha yawe yahambiriwe n'umwanzi yahambuka, muno muri kumwe nk'umuryango. Hari ibintu byanyu Satani aba yaranyaze mwagaruza. Rero ntabuze ibintu byinshi, iyo abantu bari gusengana Imana biri hagati muri bo, mutizanye imbaraga. Hari ibintu byinshi tugiye turebe ibintu nka bitatu muri byinshi byiza byo gusengana nk'umuryango cyangwa se gusengera hamwe nka famiye.
icya mbere ni uko bizamura urukundo, byongera urukundo n'ubumwe. Niba musengana urumva muzagira akanya ko kuganira, buri wese abwire mugenzi we intege nke, aze asaba imbabazi aho yaba yamukoshereje cyangwa yamubangamiye, bitume murushaho kwiyumvanamo nyine no gukundana. Ikindi bizatuma mugira ubumwe, iyo abantu bakundanye bituma n'ubumwe bwiyongera hagati muri bo. Ikindi cya kabiri, bituma nko ku babyeyi, bibafasha gutoza abana babo inzira y'Imana. Ijambo ryo rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye gucamo akiri mutoya, akazageza asaza atarayivamo. Iyo mufite gusengera hamwe nk'umuryango, abana bakura bazi ko nyine famiye bagomba gusengana, bakura bazi ko umuryango baba bagomba kugira igihe cyo kwicarana buri munsi ku mugoroba cyangwa se na mu gitondo, cyangwa mu gihe babonye akanya bagasengera n'umuryango. Ari ibintu byiza rero bituma abana bakura bamenyera inzira y'Imana. Icya gatatu aricyo nasorezaho, ni byinshi nawe wabitekereza. Icya gatatu ni uko bifasha kwigishanya no gukomezanya. Ni ukuvuga ngo nk'uko dusengana mba ari kumwe na sheri wanjye, hari ibyo agenda nyigiraho mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, nanjye hari ibyo mwigiraho, hari ibyo tugenda duhugurana. Iyo hari ibimugoye akumva acitse intege, ndamukomeza, nawe akaba yankomeza. Niko rero namwe mu muryango musengana, cyangwa se abantu mubona muri famiye musengana, mugenda mukomezanya, mukagenda mwigishanya uko umuntu asoma ijambo ry'Imana, uko umuntu asenga n'ibindi bitandukanye. Haleluya, amen. Rero rwose inshuti yacu dukurikiye, watugireho umugisha, tukugiraho umugisha. Reka umwanya ufata rwose ukuviremo ikintu gikomeye, ujye ugira gusengana n'umuryango wawe, maze uvuge ngo njye n'inzu yanjye, nk'uko Yesu yabivuze, tuzakorera Uwiteka kandi uzabona inyungu nyinshi. Rero navuga ibintu byinshi, reka nsubikira kugira ngo ne gutwara umwanya munini, nk'akanya na sheri wanjye nawe agira icyo yongeraho ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, hanyuma tuze gusengerana kugira ngo Imana ibidushoboze, kuko ibi bintu Satani arabirwanya kuko azi yuko ari habera amakuru imbaraga, cyane ko n'insengero zafunzwe. Ubu ngubu hari n'abantu batabona aho basengera, cyangwa se ugasanga na gahunda zo kurusengero zaragabanutse. Urumva rero niba aho twavumaga iriba ryarasibamye, tutifukuriye akareba mu rugo, byaba ari ibintu bikomeye. Sheri, Imana imuhe umugisha. Nta byinshi ndi buze kuvuga, ariko hari ijambo ry'Imana riri kudufasha twese nk'umuryango wacu, riri mu Mubwiriza ibice ni 4 umurongo w'9, avuga ngo ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Kuko iyo baguye, umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa aba abonye ishyano. Haleluya, amen. Niyo mpamvu nyine dufite intego itubwira gusengana mu rugo, kuko ababiri baruta umwe. Uko nakisengana siko byama imbaraga gusengana n'abandi turi benshi. Tugomba gusengana nk'umuryango, tugakuramo imbaraga, kuko imbaraga tubona ni izo gushyira hamwe, kuko ababiri baruta umwe. Nimba umuntu yagize intege nke zo gusenga, undi nawe akamushishikariza gusenga, kuko gusenga nibwo buzima, gusenga niyo mibereho. nta handi twakura imbaraga usibye gusenga. Hari n'igihe umuntu agenda ari wenyine, agiye nko kuryama ugasanga ntasenze kuko yagiye ari wenyine. Niyo mpamvu nyine tugomba kugendera mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ababiri baruta umwe. Tugomba gusengana mu muryango kandi tukunga ubumwe, n'urukundo narwo ruzakomeza kwiyongera kuko twasenze, kandi Imana izakomeza idushyigikire nk'umuryango. Nta byinshi navuga, nicyo cyifuzo tugize muri uyu mugoroba. Twari dusanzwe tunafite tutangira kuvuga iri jambo cyangwa gutangira ubu butumwa bwiza, ni ukugira ngo dushishikarize abantu, natwe twishishikariza gukomeza gusengana mu rugo. Ni byiza, birafasha, bituma umuntu akomeza kuguma mu murongo mwiza wo kugendera mu by'Imana ishaka.
Imana ikomeze kubana natwe iduhane umugisha. amen. Amen. ushobora kuba rero wajyaga wibaza ngo kuki dukwiye gusengana nk'umuryango, kuki nkwiye gusengana n'ababyeyi banjye tugasengera hamwe, kuki nkwiye gusengana na bajene tubana muri geto. Wibazaga icyo kibazo, se ubundi byiza birimo n'ibihe, ubundi se senze jyenyine ntabwo Imana yanyumva? Iyo rero niyo mpamvu yatumye dufata uyu mwanya turavuga tuti reka twongere tubibutse, twongere twibukiranye umumaro wo gusengana, tunarebe Bibiliya icyo bivugaho. Mubonye ko nyine iyo babiri cyangwa se batatu bateranye mu izina ry'Imana, Imana iba iri hagati muri bo. Hari abantu bajya bavuga iri jambo nawe bakavuga ngo Imana irururuka, ariko ntabwo yururuka, ahubwo ni ibintu biri otomatike byikora. Iyo muteranye nk'umuryango cyangwa se iyo muteranye muri babiri cyangwa se murenze babiri, Imana iba iri hagati muri mwe cyane. Iyo muteranye mu izina ry'Imana muri kuganira ijambo ry'Imana, muri gusenga, Imana yo muce turabakunda cyane. Ikomeze ibaye kuyegera, muyikomezaho, kuko mw'iyi minsi nta handi pe. Uriya muririmbyi yavuze ngo ibyiza mbona ni ibi, ngo kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Kiriya kintu gitekereje ukanakigenzura wabona ari cyo koko. Nta bindi bintu byiza bibaho nko kwizera umwami Yesu no guhora ugendera mu nzira ye utunganye. N'ibindi ni byiza tubona mu isi, n'ibindi dushaka ni byiza, ariko mbona ari ibipirate. Iyo mbona ari byiza ariko ari ibipirate, original mbona ari ibyo ngibyo, kubaha umwami Yesu no kugendera mu nzira ye utunganye. Imana idushoboze, ni urugendo, ntabwo twabyishoboza, ariko tuzi ko hamwe n'Imana tuzakora ibyo butwari. Turabakunda cyane, Imana ibahe, reka dusenge, dusabe Imana nyine ibane natwe muri uru rugendo. Turagushimira Imana kuri Imana yacu, dushimira ko abanye natwe muri gahunda. Ijambo ryawe riravuze ngo iyo babiri cyangwa batatu bateranye ngo uri hagati muri bo. Reka udushoboze gusengana n'imiryango yacu muri iki gihe amasoko twavumagamo ameze nk'aho ari kugenda yifunga, kugira ngo turusheho kubona imbaraga zo gutambuka iminsi iri imbere n'iminsi turimo. Mana natwe rero ushoboze buri wese ukurikiranye uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana, Umwuka Wera akomeze kumugenderera, natwe tugenderera, akomeze kutwigisha, adushoboze iby'inzira y'Imana, kugira ngo tuzasohoze urugendo rwacu amahoro, tuzabane n'Imana ibihe byose. Shimwa kubanye natwe, shimwa kubanye na mwene data cyangwa se mushiki wacu dukurikiye, uhaze kwifuza kwe kose. Niba arwaye umukize, niba afite ikibazo cy'ubuzima gitandukanye umugirire neza, niba ari mu bihe by'akababaro umukomeze, niba ari mu bihe by'ibyishimo umukomereze nabwo mu byishimo, ye kugira kuba yagucumuraho kubera ibyishimo. Bana natwe muri byose rero, ukomeze kuturengera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tuzi kuza Yesu. Amen. Imana yo mu cyo turabakunda cyane. Bye bye.